Ndabashuhuje mu kiganiro n'inyandiko nise ni iyihe mpinduka izakemura burundu ikibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda. Narangije mvuga ko Abanyarwanda bari muri sosiyete sivili bakwiye kunganira abanyepolitiki mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu zirebana n'imirimo bakora irengera inyungu rusange z'Abanyarwanda, kugira ngo bazashobore gusohoza intego yo guhuza no kubanisha neza Abanyarwanda bose mu gihugu cyabo, kuko abanyepolitiki bo mu mashyaka batashoboye kuyisohoza. Narangije ngira nti iyo mpinduka yagerwaho ite, yashyirwa ite mu bikorwa. Muri iki kiganiro n'ibindi bizakurikiraho turakomeza kurebera hamwe uko byagenda. Murakigezwaho nanjye Musomesha Aloyizi, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri, umushinga wigenga kandi utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi. Bimwe mu byo abanyepolitiki bo mu mashyaka n'Abanyarwanda bagize sosiyete sivili bahuriraho ni uko bose bavuga ko barengera rubanda kandi bakanaharanira ko Abanyarwanda bose bareshya imbere y'amategeko. Nyamara wareba ugasanga mu by'ukuri nabo ubwabo batareshya imbere y'ayo mategeko. Koko rero birazwi neza ko abanyepolitiki bo mu mashyaka ari bo bonyine bayobora imirimo yose irebana n'ubutegetsi bw'igihugu, harimo ndetse n'iyo abagize sosiyete sivili bakora mu mirimo biyemeje mu buryo bwo kurengera rubanda. Urugero rumwe natanga ni imirimo ijyanye n'ubutabera. Ntibyumvikana ukuntu Minisiteri y'Ubutabera yategekwa n'ishyaka rya politiki riri no muri guverinoma, mu gihe bizwi neza ko Abanyarwanda banyuranye bari mu mashyirahamwe n'abikorera ku giti cyabo muri sosiyete sivili aribo baharanira buri munsi uburenganzira bw'ikiremwamuntu hamwe n'ubwo butabera. Kuki ubutabera bwayoborwa n'umunyepolitiki kandi bizwi neza ko abacamanza badakora politiki? Ubutabera buyobowe n'abanyepolitiki bwakwigenga buti? Ubwo busumbane hagati y'abagize umuryango wa sosiyete sivili n'abagize umuryango w'amashyaka ya politiki nibwo butuma abari muri ayo mashyaka bagira ingufu nyinshi, bakumva ko bari hejuru y'abandi Banyarwanda, kugera n'aho bamwe ndetse bishyira hejuru y'amategeko. Bakabikora bitwaje ya mpamvu y'uko ngo amashyaka ariyo yonyine yemerewe kujya mu butegetsi. Ibyo ni bimwe mu bituma bamwe mu bagize ayo mashyaka iyo bageze kuri ubwo butegetsi bakandamiza Abanyarwanda bo muri sosiyete sivili barwanya akarengane abo bategetsi bakorera rubanda. Nuko abaturage bakabura kirengera kuko sosiyete sivili muri ngufu zo guhagarika ako karengane. Amabaruwa n'amaraporo y'intabaza yoherezwa abanyepolitiki ari abanyagihugu cyangwa abanyamahanga agafungiranwa mu bubati bw'ibiro byabo, yamara gutora uruhumbu bakayashyingura burundu.
kandi koko ngo ntawurega uwaregaho. Mu buryo bwo kwamagana ako karengane nanone, abagize sosiyete sivili bakajya mu mihanda, ariko nabyo bakabizira, kandi kwigaragambya ari uburenganzira bwabo bahabwa n'amategeko. Ibibazo by'ubusumbane hagati y'amoko nita ko ari aya politiki, ni ukuvuga ya yandi y'abahutu, abatutsi n'abatwa, nabyo naho biva. Muti gute? Ku ngoma za cyami, umuryango w'abanyepolitiki wari ugizwe n'abatutsi, naho abahutu n'abatwa bakaba abo bitaga rubanda rugufi. Aho ya ngengabitekerezo twigishijwe ivuga ko ngo abahutu n'abatwa ari bagufi naho abatutsi ngo bakaba barebare, ntiyaba ari aho ikomoka. Icyo gihe rero nta munyarwanda watinyukaga kwamagana akarengane kakorwaga n'abo bategetsi. Mu gihe igihugu cyabonaga ubwigenge, rubanda rw'abahutu rwari rwarakandamijwe, rwaricajwe kuko rwari rwaragizwe rugufi, rwiyemeje guhaguruka maze rurahagarara, ruharanira narwo kujya mu butegetsi kugira ngo rwirengere. Abo bahutu bamaze gufata ubutegetsi ariko nabo bicaje abatutsi babahindura rubanda rugufi. Ubusumbane hagati y'abanyarwanda burakomeza. Buri mwaka twizihiza isabukuru y'ubwigenge bw'u Rwanda kuko rutakiyobowe n'ibihugu by'amahanga. Nyamara rubanda ntigeze ibona ubwigenge kugeza ubu, kuko yakomeje gukandamizwa na bamwe mu banyepolitiki b'abanyarwanda bishyira hejuru y'amategeko nk'uko nabivuze. Wavuga ute ko abaturage bigenga mu gihe bakubitwa ibiboko kandi nta gihano cyo gukubitwa kibaho mu mategeko y'u Rwanda? Tubyibazeho. Muri Werurwe umwaka w'1957 hatangiye revolisiyo y'abahutu yageze ku ntsinzi muri Mutarama umwaka w'1961, naho mu Kwakira muri 1990 hatangira iy'abatutsi yageze ku ntsinzi muri Nyakanga muri 1994. Mwari muzi ko izo revolisiyo zombi zakozwe mu gihe kingana imyaka 3 n'amezi 10, hafi imyaka 4. Muri 1994 bamwe mu bahutu bishe abatutsi bahinduye zeru revolisiyo yabo. Ya revolisiyo y'abatutsi nayo bamwe muri bo nabo bari kuyihindura zeru. Politiki ishingiye ku moko iyo ari yo yose rero irisenya. Abarota ko ngo kugabana ubutegetsi hakurikijwe amoko y'abahutu, abatutsi n'abatwa ari byo byavanaho ubusumbane bw'abanyarwanda rero nabo bamenye ko bibeshya, kuko ubwo butegetsi nabwo bwahita bwisenya. None humenya nta n'umunyarwanda wasigara. Biragaragara rero ko dukeneye indi revolisiyo ariko ikozwe n'abanyarwanda twese, kandi idashingiye ku moko ya politiki, ahubwo ishingiye ku mategeko n'amahame mpuzamahanga arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Iyo niyo politiki izarama igakiza abanyarwanda, kuko izatuma rubanda rubona ubwigenge nyabwo. Kuvuka kw'amashyaka ya politiki muri Repubulika byakurikiyeho no kuvuka kw'imiryango ya sosiyete sivili itabogamiye ku butegetsi. Aya mashyaka ya politiki nayo kandi yatangiye nk'amashyirahamwe. Nubwo amashyirahamwe make yitwa ko atabogamiye kuri leta yaje kuvuka, ariko ntabwo ijwi ryayo ryumvikanye cyane, kuko abanyepolitiki bose bagiye ku butegetsi, baba biyita cyangwa abitwa abahutu cyangwa abatutsi, bakomeje gukandamiza rubanda rugufi nk'uko nabivuze. Nuko abanyepolitiki batari mu butegetsi nabo bagafatwa nk'abanzi b'igihugu, kuko batavuga rumwe n'ababuriho, baba batinya kuvaho ngo nabo badahinduka rubanda rugufi. Ibibazo hagati y'abategetsi naho biva. Kugeza ubu byaragaragaye ko ibibazo by'ayo mashyaka ari ibibazo by'ubutegetsi. Nk'uko mpora mbivuga, icyo abanyepolitiki bapfa ni nacyo bapfana, ni ubutegetsi. Iyo badasangiye ubutegetsi baracyamirana, ariko babusangira bakumvikana.
Muri demokarasi amashyaka menshi ni ngombwa, ariko igisubizo cy'abakarengane k'Abanyarwanda ntikigomba gushakirwa mu gushinga uruhuri rw'amashyaka cyangwa kugabanya imyanya y'ubutegetsi hakurikijwe amashyaka ya politiki gusa. Niyo abagize ayo mashyaka babugabana mu buryo bwiza bwumvikanyweho, ibyo si byo byonyine byaha rubanda icyizere cy'amahoro. Muri iki gihe tugezemo, umuntu yavuga ko rubanda rugufi igizwe n'aba banyarwanda batagira ijambo, batemerewe kuvuga ibi ubutegetsi bukora, badafite uburenganzira bw'ibanze amahame mpuzamahanga arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu abemerera, bari muri ya moko ya politiki uko ari atatu, ndetse n'abatayemera n'abatarayamenya. Ku byerekeranye n'ayo moko ya politiki navuze, ikibazo ni uko abahutu cyangwa abatutsi bafashe ubutegetsi bashaka kumvisha abaturage bo bahuje ubwo bwoko ko ubutegetsi bafite nabo ari ubwabo kandi atari byo. Nuko bakabeshyera abo badahuje ubwoko ko ari bo ba nyirabayazana b'ibibazo byose, bakivanaho ibibazo bakabishyira ku bandi kandi ari bo bafite ubutegetsi. Rubanda rugufi nayo kubera kutagira ubushishozi igakurikira. Akazi ka sosiyete sivili ni aha kari, ni ukuba ijisho n'ijwi rya rubanda. Impunzi z'Abanyarwanda zirimo amoko yose. Kubera impamvu za politiki kandi, ari abatutsi, ari abahutu, ari n'abatwa barishwe, abandi barafungwa. Mu by'ukuri rero nta na rimwe Abanyarwanda bigeze bareshya imbere y'amategeko, ko politiki zayoboye igihugu zose zagiye zisumbanya Abanyarwanda. Tuzi neza ko abanyepolitiki bafata bamwe mu bayoboke ba sosiyete sivili bakabashyira mu butegetsi bamaze kubandikisha mu mashyaka yabo ako kanya. Kuki abo bayoboke batakora politiki yo kurengera rubanda batarinze kuva muri sosiyete sivili barimo? Ibyo si byo byaba byiza aho kujya gukora no kuvuga ibitandukanye n'ibyo bavugaga kandi bakoraga batarayivamo? Nyamara amashyaka ya politiki nayo ni amashyirahamwe. Umuco wa politiki twazaniwe n'abazungu uvuga ko ngo amashyaka ariyo yemereye gukora politiki gusa urashaje. Ndetse muri iki gihe n'abo banyamahanga b'abahanga muri demokarasi twawurebeyeho bari kuwuvugurura iwabo. Twe dutegereje iki? Iwacu i Rwanda naho rero niko bikwiye kugenda, ariko tukabikora mu buryo bubereye Abanyarwanda, tutiganye abo banyamahanga. Bityo politiki y'abagize sosiyete sivili n'iy'abanyamashyaka zigatandukana, ariko zikuzuzanya. Ntangira kuvuga iki gitekerezo hari abambwiraga ko ngo ndi kurota. Nyamara ubu hari ibimenyetso bigaragaza neza ko iyo nzira ariyo turi kujyamo. Muri iki gihe hari Abanyarwanda ku giti cyabo basigaye bakora politiki batarinze gushinga amashyaka, kandi ibitekerezo byabo bikumvikana neza. Hari abafite ibitekerezo by'iyo mpinduka ya politiki batangiye kubigaragaza kandi batari mu mashyaka ya politiki. Umuntu avuze ko iyo mpinduka ya gatatu yatangiye yababeshye. Ubwo buryo nibwo nemera ko bushobora kutugeza ku mahoro nyayo kandi arambye. Iyo politiki nshya niyo nita politiki mpuzabanyarwanda, kuko ihuza bene igihugu aho kubatanya, kandi ikaba ariyo yageza rubanda ku bwigenge nyakuri. Ntabwo Abanyarwanda twese dushobora kujya mu mashyaka ya politiki, ariko abatayarimo bose bakwiye kwitabira iyo politiki mpuzabanyarwanda. Ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe, kandi impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya. Murakoze, ndabashimiye, mugire amahoro naho ubutaha.